CPSAR ni umuryango w'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, imitekerereze n'imyitwarire muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye. Uyu muryango watangijwe mu kwezi kwa munani mu 2002, ufite intego nyamukuru yo kuzamura imyumvire ku buzima bwo mu mutwe, harimo n'indwara zo mu mutwe, ikizitera, ibimenyetso, uko zakwirindwa, ndetse n'aho wasaba ubufasha mu gihe waba ukeka ko wowe, umwe mu muryango wawe cyangwa se inshuti afite ubu burwayi. Uburwayi bwo mu mutwe ni ingingo itamenyerewe kuvugwaho cyane mu Rwanda nk'izindi ndwara zisanzwe zibasira umubiri, ariko kandi ni uburwayi buhangayikishije cyane kuko ubuzima bwo mu mutwe buhatse ubundi mu mibereho ya muntu. Kububungabunga rero ni ishingiro ry'imibereho myiza. Ni muri urwo rwego rero uyu muryango wa CPSAR cyangwa se Clinical Psychology Student Association of Rwanda watangijwe kugira ngo utange umusanzu mu gusigasira ubuzima bwo mu mutwe nk'umusingi w'imibereho myiza n'iterambere rirambye rya muntu. Iyi ni Rwanda Psych Tips, tugiye kubagezaho ibijyanye n'igikorwa uyu muryango w'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, imitekerereze n'imyitwarire mu Rwanda bari gutegura bafatanyije na Center for Mental Health. Aho iki gikorwa kizaba kijyanye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya kwiyahura ku isi yose, uzaba tariki ya 10 Nzeri 2021. Uyu nguyu akaba ari umunsi wizihizwa buri mwaka kuri iyi tariki. Ngewe ugiye kubibagezaho ndi Muhire Jean Claude, mbaye ikaze. Kwiyahura ni igikorwa umuntu akora agamije kwiyambura ubuzima. Bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, ariko icyo zihuriyeho zose ni uko ubuzima bwo mu mutwe bw'uwiyahura buba bwahungabanye, bidaturutse ku mpamvu y'umunsi umwe, ahubwo byatewe n'urugendo rwiganjemo gukomeretswa n'ibintu bitandukanye. Zimwe mu mpamvu ziganisha ku kwiyahura harimo uburwayi bwo mu mutwe nk'agahinda gakabije, ububata bw'ibiyobyabwenge n'inzoga, amakimbirane mu miryango ashingiye ku mitungo, ndetse n'ibibazo bijyanye n'imibanire nko gutandukana ku bashakanye, ubukene, indwara zidakira ndetse n'ibindi. Muri iki gihe kandi ntitwakwibagirwa kuvuga ibindi bibazo byatewe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Mu Rwanda hashize iminsi havugwa ibikorwa byo kwiyahura bigenda byiyongera umunsi ku munsi. Nk'uko kwiyahura ari igikorwa kibabaje, gihangayikishije kandi gishobora gutwara ubuzima bw'umuntu, gufatira hamwe ingamba zigamije kugabanya umubare w'abantu biyahura ni kimwe mu biraje ishinga imiryango ifite aho ihuriye n'ubuzima bwo mu mutwe, polisi y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Kugana ibigo bitandukanye bitanga ubufasha mu gihe cyose wumva ufite ibitekerezo biganisha ku kwiyahura, ndetse no mu gihe ugaragaje bimwe mu bimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe nk'agahinda cyangwa se ibyishimo bikabije, kugira ubwoba budasanzwe, umujinya udasanzwe, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kandi bikabangamira ubuzima bwawe bwa buri munsi, ni zimwe mu ngamba zafasha mu kugabanya umubare w'abantu biyahura. Mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kwiyahura uba tariki ya 10 Nzeri buri mwaka, kuri iyi nshuro CPSAR cyangwa se wa muryango twavuze haruguru w'abanyeshuri ufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye wateguye igikorwa cyo kwizihiza uwo munsi, uzabera muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, akarere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Icyo gikorwa kizaba ku wa gatanu wa tariki ya 10 Nzeri 2021. Uwo munsi wabanjirijwe n'ubukangurambaga bwakorewe ku mbuga nkoranyambaga, bukaba bwaratangiye ku itariki ya 3 Nzeri 2021, bukazarangira ku itariki nyirizina iki gikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kwiyahura mu isi kizaberaho. Umunsi nyirizina ukazaba uzitabirwa n'abatumirwa batandukanye, harimo igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2021 Akaliza Amanda, hazaba harimo kandi Prof.Sezibera Vincent ndetse na Dr. Nete Jeanne Marie hamwe na Kalisa Joseph. Aba bazaganiriza abitabiriye iki gikorwa ku ngingo ijyanye n'uburyo bwo gukumira kwiyahura. Iki
gikorwa kandi kiri gutegurwa n'umunyarwenya umenyerewe mu Rwanda uzwi nka Rusine Patrick, akaba akuriye Public Relation muri uyu muryango w'abanyeshuri wa CPSAR. Bamwe mu nzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bazitabira icyo gikorwa bazahugura bitabiriye ku mpamvu zitera kwiyahura ndetse n'uburyo byakwirindwa hifashishijwe ubushakashatsi bw'abahanga batandukanye. Muri icyo cyumweru kandi hateguye ibindi bikorwa bitandukanye byo kurwanya kwiyahura, harimo ibiganiro kuri radiyo zitandukanye ndetse no ku mbuga zihuriraho abantu mu buryo bw'iyakure. Ni muri urwo rwego rero CPSAR inejejwe no gutumira buri munyarwanda wese, by'umwihariko urubyiruko rubarizwa muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, kwitabira icyo gikorwa. Abazitabira bazagira amahirwe yo kungukiramo byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'indwara zibushamikiyeho, uko zakwirindwa n'uko zavurwa. Urubyiruko by'umwihariko ruzarebera hamwe ingamba zitandukanye ndetse n'uruhare rwabo mu kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe ndetse no kwirinda kwiyahura nka bamwe mu bagize u Rwanda rw'ejo hazaza. Nahange rero ndetse nahawe, mbese naha buri umwe kubungabunga ubuzima bwe bwo mu mutwe, kuko ubuzima bwo mu mutwe ni ryo shingiro ry'ubundi buzima muri rusange. Iyi ni Rwanda Psych Tips, naho njye nari Muhire Jean Claude. Ntiwibagirwe gusangiza abandi by'iki gikorwa kugira ngo twese dukomeze kungukiramo byinshi. Naho ubutaha mu bindi biganiro, bye bye.